urambirwe kuhaburi ukinangira ukibagirwa amahoro n'ubumuga bitangwa na Yesu wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumva Rwanda ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we umwaka w'imbabazi uragushiranye iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yakuvuzeho ugakora ibishinga mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka ugakora ibishinga mu bigawa ukagirwa akanwa k'Uwiteka Uwiteka yakuvuzeho uzajyana ububyutse bw'isi uzabwiriza amahanga yitegure kuko Yesu agiye kuza aho kandi itorero rigomba gukanguka ubwiza bwaryo bukarutuga mbere urumva se Rwanda buhagaze gushakwa kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda Rwanda we iza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho bakundwa ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo mbahaye ikaze kandi haleluya Rwanda banyarwandakazi iyo muza kumenya icyo Uwiteka yabavuzeho ntago mwaba mwigira uko mwigira cyangwa uko mwigiza bene data rero uyu munsi dufite ubutumwa bukomeye kuko reka mbabwire Imana ikoresha ubishaka uwo ari we wese ndetse n'ukuri hariho n'igihe bishobora kudutangaza ndetse bamwe bakayoba nyamara Imana ivugisha uwo ishaka wese mu buryo ishaka bwose aho ishakiye hose uko ibyiyumvamo uyu munsi dufite ubutumwa bukomeye kandi bufungura benshi amaso kandi ababugenewe ntabwo buba ari ubwa bose mama haba hari uwo bushaka nk'ubu ngubu uyu munsi burashaka abazayobora u Rwanda nyuma ya FPR nibo babwirwa mu by'ukuri abazayobora u Rwanda nyuma ya FPR niba bazakosora niba bazahimba ibyabo uko bazabigenza niba hari ikimana yabahishuriye niba sinzi uko bameze ariko burabwirwa abazasimbura gusimbura ni ijambo ntarimo kuko simbizi ntabwo mbizi ukuntu gusimbura bimeze usimbura ibintu bimeze kuriya mugiye kumva bendata bakundwa no kuri karibu kandi buri wese abyumva ndizera ntashidikanya ko hari abo bireba hari ba nyirabyo hari abazaba bari hariya muri kiriya gihugu nyuma ya FPR hari abari bubyumve kandi babwiwe ko bazaba bahari none muzakosora cyangwa muzahimba ibyanyu muzakosora cyangwa hari icyo mwabwiwe cyangwa murabihimba cyangwa mwishyizeho cyangwa benshi mu bari mu muhamagaro benshi mu Imana yari yaragize ibyo ivugaho barangije kuva mu byizerwa barangije kuva mu masezerano nta mpamvu ariko bakirimo mushikame yakuvuzeho uzajyana ububyutse bw'isi ububyutse mw'isi abwiza amahanga yitegure
Rwanda uhagaze ushaka kuko itorero rigomba gukanguka n'ijwi ryawe Rwanda. ariko murumva ko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe. Ni tariki ya 6 ukwezi n'ukwa 10 umwaka ni 2023 n'umunsi wa 5. Ndifuriza buri wese wumva ubutumwa bureba uwo bureba, abapinga ntabwo ari bonitayeho cyangwa bavuga ibindi. Hari abo bureba ndabizi, bamwe bamaze kuva mu byizerwa, bamwe bamaze kuva mu mihamagaro bahamagariwe, ariko hari bake bakirimo. Abo nibo bagenewe buno butumwa. Yesu aduhana umugisha. Hindukira cunguza umwete ugama muri Yesu utanyagirwa. Imbere aha haratambuka uwejejwe Rwanda we, n'ukuri umenye igihe wagenderewe Rwanda we. Benshi bahindutse abasazi karibu kuruka ku musozi kubera kumenya umuhamagaro uwiteka yagushyizeho. Reka twumve. Murambaza se ngo nimbabwire ngo bahurize ngo Abayuda n'Abanyarwanda ngo mpere ku bategetsi babo n'ibindi mubaza by'amateka mugira ngo se ntabwo mbiyobereka nze mbibabwire. Abayuda n'Abanyarwanda barasa nk'impanga. Iyo mvuze ngo barasa nk'impanga mwumva icyo mvuze. Barasa neza icyo bize mu Gifaransa le vrai jumeau. Abategetsi b'Abayuda mu kinyejana cya 7 barasa n'abategetsi b'u Rwanda guhera ku gihe cya independence kugeza none ubu ngubu ku butegetsi turiho. Bahuje neza imico. Intumva zabayeho mu Bayuda n'iziri mu butsi zabayeho mu butegetsi bw'u Rwanda no gunagasuzuguro n'ubugome barabihuje neza, ni identique, barasa nk'impobo. Yesu nabo bonyine n'abayobozi b'amadini bariho ubu ngubu naho ntaho batandukane n'abatambyi bayoboraga amasinagogi yabaga mu ntuza i Buyuda. Ntaho batandukaniye. Reka nze mbibahurize mwumve. Uwabanje kuyobora u Rwanda ninde? Sigarwa Kayibanda ayobora nyuma ya independence guhera muri 1962 kugeza muri 1973. Akurikirwa na General Juvenal Habyarimana ayobora guhera muri 1973 ageza muri 1994. Sindi kubwaho Theodore aramukurikira ayobora amezi 3. Pastor Bizimungu hari utazi imyaka amaze ku ngoma waracyanariho. Kuva icyo gihe kugeza none uzwi n'isi yose ko ayobora u Rwanda ninde? Ni General Major Paul Kagame. Noneho rero umunyamasengesho wo mu itoro ry'abapresbyterienne wari umwarimu ntiyavuze ababwira bakapinga, ntiyasuzuguye, ntiyahanuye ibyabagaho agahanura ibyari bigiye kubaho kandi agahera ku ngoma za mbere. Bamwituye iki? Si ugusuzugura ibyo avuze, si ukubiha agaciro gakeya. Reka nze mbibabwire. Uwo mvuga ndimo kwerekezaho ni uwitwa Magayana. Mujya mumwumva aharaho nta nubwo muzi n'ibyo yavuze. Reka nze mbibabwire. Muri Nzeri mu 1972 yabwiye ambasaderi Kagenza Alphonse, yasaga naho yamutumaga kuri President Gregoire Kayibanda, amutuma ati uyu muperezida wacu Imana iranyereka yuko nta myaka 3 ashigaje, atariko naramuka ateguye ngo ave hagende, nimva ye ntabwo izigera igaragara, nta n'uzamenya naho bamushinga. Icyo gihe muri cyo bivugaga bibukaga imyaka 10 y'ubwigenge bwa Repubulika y'u Rwanda. Ati na biriya mubona arimo kugenda akora, asura amaprefecture, asura amakomine, ava muri komine imwe ajya mu yindi. Imana yambwiye ko arimo gusezera, arimo gupepera Abanyarwanda kandi agiye nawe ubwe atabizi. Ibyo arimo gukora ntazi ko arimo gusezera. Arabivuga. Jya mu gitabo cy'urwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice 36. Yeremiya abwira Abayuda n'abatuye Yerusalemu
ati ingoma yanyu igiye guhirima, igiye guhanguka. Ubwo yerekanaga ko anabwira umwami wari uriho witwa Yehoyakimu, wari umwami w'Abayuda, amubwira ngo yubahe, ahindukirire Imana, ave mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubugome. Muzi icyo yakoze? Munyumve neza. Yeremiya yababwiye ibintu bitatu bagomba kwitondera kugira ngo bagume ku butegetsi kandi batazaterwa n'abanyamahanga. Icya mbere, yarababwiye ngo mubaririze inzira za kera izaheshaga amahoro bene wanyu, igihugu kikaba amahoro, kikaba mu mudendezo, maze iyo nzira aba ariyo munyuramo. Ababwira ikindi kintu cya kabiri, ati mutege amatwi nyamuneka ijwi ry'ubaburira, maze muryiteho, mwumve iryo jwi ry'impanda uko rivuga, mushyire mu bikorwa icyo Uwiteka ababwira. Ababwira ikindi kintu cya gatatu, aravuga ati nimureke ibyaha byanyu, imitima yanyu ihinduke, ntimukomeze kuba abagome. Igihugu cyuzuyemo abagome, cyuzuyemo abantu babi, ngo muhinduke. Muzi ntabwo bigeze babyemera, ahubwo mwumve icyo basubije umugaragu w'Uwiteka. Baramubwiye ngo reka tukubwire kuri icyo cya mbere, izo nzira urimo kuturangira ngo tujye kuzishaka, ngo tuzinyuremo, ngo nizo zaheshaga amahoro Abayuda, ntituzanazibaza. Icya kabiri, ntituzazinyuramo. Ikindi, uravuga ngo dutege amatwi kugeza ubwo tuvuga ngo twumva ngo dutege amatwi y'impanda n'ijwi rituburira. Ayo matwi ntayo tuzatega. Icya gatatu, hano ngo imitima yacu ihinduke. Baravuze ngo turabizi neza ko turi babi, tuzakurikiza imitima yacu mibi n'imigambi yacu mibi tuzayikomeza. Vuga uvuye aho ibyo urimo kutubwira nta na kimwe tuzakora. Twebwe tuzi ko dukomeye, turi ishyanga ritajya rineswa n'amahanga, turi ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Mu mwaka wa 605 ingabo ziyobowe na General Nebukadinezari zaraje zibavunira umuheto, zirabica, abandi zibajyana ari imbare, zibajyana mu gihugu cy'i Babuloni. Ngaho umwami Yehoyakimu, Kayibanda batandukaniye. Nta Kayibanda nta Yehoyakimu, bose ni bamwe. Kayibanda afunze we ubwe yakaga amazi yo kunywa, bakamubwira ngo wanyaye ngaho mu izo mpari zawe. Umuntu wayoboye igihugu bakavuga ko azaza ku ngoma, akwiye kubaha Imana, agapinga agasuzugura, agira ngo ni ibintu by'imicezo, akageza ubwo asaba amazi yo kunywa, bakamubwira ngo inkari dore wanyaye ngaho barizunywa. Yapfuye nabi, yapfuye nabi. Noneho nanababwire apfa nk'imbwa kubera ukuntu yasuzuguye Uwiteka. None reka mbaza aranyumva, igituro cye kiri he? Mwe mwambwiye ngo mbahurize amateka. Igituro cye kiri he? Imva ye nimumbwira aho iherereye, nimuyimbwire. Ntabwo ari umutegetsi, ntabwo byaciriye aho. Reka nze nkomeze. Madayano uyu nguyu ntiyahanuye ku ngoma ya Kayibanda gusa, oya, yaje guhanura no ku ngoma ya Habyarimana. Murabizi ko Colonel Kanyarengwa Alex uriya yaje guhanura, avuga ati wowe uzazira n'indaramabuno, uzazira indaramabuno. Uyu nguyu yaje guhanura Kanyarengwa Alex, yahanuriye abantu benshi. Na burugumesitiri wamuyoboraga bitaga Kabarira nawe yaramuhanuriye. Theomester Izinde wari umuyobozi w'iperereza mu gihugu, ntacyo atamukorera, nawe yaramuhanuriye. Ibyo yavugaga byaje kumushyira muri gereza. Serge Sembagare wayoboraga gereza yarafungiyemo, nawe yaramuhanuriye. Ajida Charhani nawe wari mu babo bayobozi, nawe yaramuhanuriye. Yabanyururu yahafungawe nabo, abanyururu yafungawe nabo, nawe yarabahanuriye. Abari muri gereza ya Ruhengeri atabazanyura aha, abandi bakanyura aha umunsi yafunguwe. Abazanyura aha bizabagendekera uko, abazanyura aha bizabagendekera uko. Muri abo bantu bose yagiye ahanurira, abo yagiye ahanurira nta n'umwe atahaye ibimenyetso by'uko ibyo avuze bizabaho, kuko baramubazaga.
igitangaje ni uko habure bamwe yafunganye umwuka ntiyirirwa babwira, kuko yabonaga kubwira izo nkozi z'ibibi. Warabwiye uwa mbere ibintu bimubayeho, abwiye uwa kabiri ibintu bimubayeho, abwiye uwa gatatu ibintu bimubayeho, abwiye uwa kane ibintu bimubayeho, ahitamo kujya abwira abantu ibigiye kubabaho, nyamara akicecekera ntanabaye n'ibimenyetso. Icyitondere, bamwe arabibaha abandi arabibima. Nuko bigenda nyine, ab'Imana bavuga ibintu biri kuri gahunda. Dore aho byakomereye rero, mwumva aho byakomereye. Naho yari atangiye kuvuga kuri Habyarimana ari we uyobora igihugu, avuga ko Imana yahaye ingoma Abahutu, none ko igiye kuzayibambura ikayiha Abatutsi. Bumvise icyo kintu, bumva ni ikintu gikangarije amatwi y'abantu, bumva icyo kintu kirakomeye, babona ibyo bintu ntibiba byakwihanganirwa, kuko yagendaga akomoza avuga ku bijyanye n'urupfu perezida w'igihugu azapfa. Abari mu ruhengeri bafunganywe nawe ubwoba burabica, abayobora gereza batangiye baratitira, batukajyanwa i Kigali gusobanura ibyo bintu ku rwego rukuru rw'iperereza. Umugabo bamupakiye imodoka, Magayane wize w'umwarimu w'umunyamasengesho mu ituro ry'abapresibiteriyene, baramupakiye bamujyanye i Kigali. Ahageze yanze kuvuga, asaba ko Habyarimana n'ibyegera bye byose babanza kuza bakamwegera, ibyo avuga akabivuga nabo bumva. Urumva? Maze rero reka mbabwire, bari bazi ngo ubwo nibamugera imbere abo bayobozi bo ku rwego rwa leta, ako kagabo kari buze gutitira. Itonde agati kateretswe n'Imana kajya gahungabanywa n'umuyaga. Kandi uzitondere umuntu ukubwira ngo ndabivuga nishanka mfe, ujye witondera iryo jwi, ujye uryitondera, witonde. Bamugejeje, baramuzanye, bamukuye muri gereza, arasanze inteko yateranye. Habyarimana n'ibyegera bye bari aho ngaho, abakarani bandika bari aho, uturi kode dufata amajwi turi aho ngaho, inzego z'iperereza zose ziri aho. Agikubitana amaso na Habyarimana, mwumve ikintu yamubwiye. Yaramubwiye ngo we Habyarimana Juvenal, ndagukandagiye, ugiye kugwa ku kibuga gikikijwe n'imfungwa, kandi nupfa ndakumenyesha ko i Kigali mureba izuzura intumbi agahiryi. Uwo bari bazi ngo araceceka, uwo bari bazi ngo ari buze kugira ubwoba, mwumve ibintu ahamije perezida wa repubulika, generale majoro kandi wari umusivili, arabihamya, arabivuze. Aravuga ati reka noneho niba ugira ngo ndakubeshya reka nguhe n'ibimenyetso nk'uko yabihaye n'abandi. Habyarimana mu bwoba bwinshi yaratitiye, aravuga ati none se ntabwo wampa intsinzi? Magayane atariye iminwa aramwerurira ati ntunabitekereze, intsinzi ntayo, atahubwo jyeho ndimo kureba, si ibyo wowe ureba ngo niba waguma ku butegetsi cyangwa se wabuvaho, jye ndimo kubureba bwavuyeho. Ati ubutegetsi bwawe nanabikubwire, abazabufata ni abavantara, nabo bazaza bigera iki gihugu, nyuma bazabukurwamo nk'ubufindo. Bigera igihugu abo bavantara, nibarangiza bagikurwaho nk'ubufindo. Habyarimana amerwe yasubiye mu isaho, asubira mu isaho. Imana iravuze, amerwe asubira mu isaho. Ariko iyo yemera Imana akemera n'ibyimutumyeho, agasenga, akarambarara hasi, akivuruguta mu byondo mu gitaka, akisiga igitaka, akambara ibigunira, akabwira abanyarwanda ati yemwe ibintu biradukomereye, nimumfashe twiyirize ubusa dusenge. Bagatakambira Imana. Imana ni ingome ku buryo ntacyo ari gukorera igihugu cy'u Rwanda, ntacyo ari gukora ko ku gihugu cy'u Rwanda. Mwumve Magana atahubwo reka nkubwire, uzaraswa umwambi waka umuriro. Kandi mbere y'uko ibyo bimubwiye biba,
ikimenyetso cya nyuma nkwiherewe perezida wa repubulika cya nyuma ni uko Kigali izabanza ikuzuramo amase. Ariko se ushyize mu bwenge wafata Nyarugenge ugafata Kigali umuntu akakubwira ngo izuzuramo amase aza avuye mu cyaro ubizi, uwo muntu wabona ko ataparanganye. Abayobozi bo mu rwego rw'iperereza ndetse Habyarimana n'abandi bategetsi bo bose bari kumwe, dore ko bari muri icyo cyumba barimo gukora rekodi abandi bandika, bafashe Magayane nk'umuntu wataye umutwe waparanganye. Ibyavuze nari Habyarimana nta nubwo yigeze abitindaho, oya, ahubwo yaritegereza akabona imbere ingoma ye yahirimye. Yongeyeho aramubwira ngo uzasimburwa na Rusukuma ruzamara amezi 3. Avuga ngo uzasimburwa na Rusukuma ruzamara amezi 3, nawe ntazatinda ku butegetsi, azasimburwa cyangwa se hazakurikiraho Bihwahwa wo ku ruzi rw'iwanyu. Noneho barabimubwira. Urumva Imana, urumva ukuntu ivuga. Yaravuze iki? Magayane yaravuze iki? Yaratangaje ko uzayobora u Rwanda nyuma ye ari umusaza ukuze, umusaza rukukure, uwo mwanya atazigera awutindaho, atazarenza amezi 3. Mbaze ngaruke kuri Habyarimana ho gatoya, mbaze mugarukeho gato. Yategetse ko bafata Magayane agasubizwa gereza. Mwumve, ntahaye iby'Imana agaciro, ntiyumvise ijwi rimuburira, nta nabaje ngo mbese nkore icyo sesenge kugira ngo ibintu biveho. Arategeka ngo nibamusubize gereza. Magayane arafatwa, ashyirwamo amapingu, yurizwa imodoka, asubizwa gereza. Gusa inkuru yabaye impamo mu kwezi kwa gatatu 1994, cya kimenyetso cy'amase muri Kigali cyaragaragaye. Quartier Mateus yose ihinduka umunuko. Muzagenda mukurikirana muri uko byagenze. Ntiyapfuye. Wumva neza, icyo kimenyetso Imana imaze kukimuha ko ari cyo cya nyuma. Habyarimana ntabwo yigeze apfa, kuko aravuga ngo ikimenyetso cya nyuma cy'urupfu rwawe ni uko Kigali izuzura amase. Ntabwo rero yapfuye, ahubwo murabe imbabazi z'Imana. Imana yamwongereho iminsi 30. Ubwo niba hari mu kwa gatatu ku 9/4 yamwongereho kundi kwezi, byinjira mu kwezi kwa 4. Imana irihangana imwongeraho inyongezo y'iminsi 6. Iminsi 6 yongera kuri icyo gihe. Umubingo Habyarimana ntaragahindukira Uwiteka. Hasigaye amasaha 4 yonyine ngo iminsi 7 irangire. Yaba waruzi ko 7 bisobanura icyuzuye, igishyitse mu maso y'Imana. Hasigaye amasaha 4 ngo iminsi 7 yuzure. Ari 2 z'umugoroba, 2 za nijoro. Wa mwambi waka umuriro Magayane yahanuye waje noneho atari umwambi, ari misile yaka umuriro. Abanyakigali barayibonye, iragenda itikura indege Habyarimana yari igiye kururuka. Nta n'isaha ishize imirambo yatangiye kuzura muri Kigali. Amagambo Uwiteka avugiye mu kanwa ka Magayane asohora umurongo ku murongo. Ababwire, Yehoyakimu avuyeho, yasimbuwe na Yehoyakini, aramusimbura. Yeremiya yaragiye yibonanira n'uwo mwami usimbuye uwo yabwiye akamusuzugura. Aramubwira ati rero reka nkubwire, wa mwami wese wa Imana ihaye ingoma, uribuka ko bagenzi bawe usimbuye nababuriye bakanga kumva? Ntabwo byibuka? None se wowe wa mwami we ubwo arabwira Yehoyakini, byashoboka ko ugarukira Imana ukivana agasuzuguro mu mutima wawe nk'akaranze bene wanyu usimbuye, ukemera kugendera mu mategeko y'Imana,
ugaca bugufi imbere y'igihugu cy'i Babuloni ukagendera mu mategeko kiguhaye, ukajya ufata imisoro n'amahoro ukaboherereza, ugaturisha igihugu kigasenga Imana, wenda ntabwo twaba amahoro kabiri. Aragira inama Yehoyakini wasimbuye Yehoyakimu, aramubwira ati Babuloni iriya ndimo kwitegereza, nubwo yaduteye igitero cya mbere mu mwaka wa 605 abantu bakajyanwa ari imbohe abandi bagapfa, Imana iranyereka ko izongera kugaruka ikagaba igitero kuri iki gihugu. None ndakwinginze wa mwami, koresha ibishoboka byose ugendera kuri izi nama nguhaye, ahari aho tuzaba amahoro. Cya gice cya 36 cyo mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma ku murongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo Yehoyakimu aranga ahubwo akora ibyangwa n'Uwiteka. Uranyumvira uko Habyarimana yategetse ngo nibafunge Magayane, niko Yehoyakimu yategetse ngo nibafunge Yeremiya. Unyumvire mwambwiye ngo mbahurize Abayuda n'Abanyarwanda icyo bapfana kukutumva. Reka nze mbibabwire, kimbabaza n'abiga Bibiliya batajya bayikuramo amasomo ngo babone icyo babwira abantu. Muterwa amadini gusa zinjiji zipfuye, nuko mujya mwemera iby'abatinganye n'amadapo amanitse iwanyu, nicyo kibakwiriye, nta kindi. Habyarimana yumvise ubuhanuzi, agiriwe inama, akoze ibishoboka byose. Reka mbabwire ikintu yamubwiye. Yaramubwiye ati rero icyakubera cyiza, ushobora kuva ku ngoma maze ngo mukayiha Abanyenduga. Ndareba abagiye gufata igihugu ni abantu b'indyarya. Umva RPF Imana irabashinja ko muri indyarya mbi. Aramubwira ati Abanyenduga babasha gushobokana nabo ngabo, ni nka bene wabo mu buryarya, baha ubutegetsi, noneho numara kubaha ubutegetsi bo bazasobokana, igihugu ntabwo kizarohama mu manga, kuko ndayitegereza hano imbere nkabona u Rwanda rugiye kurohama. Habyarimana ngo ngiye nanga ubutegetsi, ngo mve ku ngoma, ngo ibyo nibyo Uwiteka akubwiye. Bagushyira mu munyururu, bamushyize mu munyururu. Yehoyakimu yaramubwiye ati dore icyagarura amahoro, ati nawe bakubikamo. Magayane yapfuye azize uburozi bamugaburiye mu biryo, baramwirenza. Yababwiza ukuri, niki yavuze kitasohoye, niki nimukimbwire. Naho Yeremiya we mu kumushyira mu nzu y'imbohe aravuga ngo uyu mugabo urimo kuvuga ngo Babuloni izadutera, urimo kuvuga ngo Babuloni izifatira igihugu, urimo kuvuga ngo abaturage bacu bazicwa, ngo Imana yabimweretse, ngo bikomotse i Babuloni. Ubu nibigaragaza ko ari umugambanyi, ahubwo ni icyiciro cyabo, buriya bakorana nabo, barategeka ngo nibamushyire muri gereza. Hajyamo amahirwe yagize we ntabwo yapfuye, ahubwo ingabo za generale Nebuzaradani zari ziyobowe na Nebukadinezari, ababwiye ngo mugende mukubite kiriya gihugu uriya mwami wamuye agasuzuguro n'abariya abaturage baho mu bakubite. Mu mwaka wa 597 nibwo Nebuzaradani yaje avana Yeremiya mu nzu y'imbohe, aravuga ati se wowe wafungiwe iki? Arabivuga arangiza aramubwira ngo gira higendere, ubu umudendezo umuntu w'Imana kirugo. Ariko nawe yakigarukiye hejuru, ntabwo yapfuye nk'urwamagayane, ariko Imana yaragowe koko. Imana yaragowe. Nta Habyarimana, nta Yehoyakini, gusa ni intumva z'abanyagasuzuguro, kuko zanze Imana, zanga n'amagambo Imana ibatumyeho. Ariko mbabaza, kuki u Rwanda ruyoborwa n'abaperezida basuzugura Uwiteka ntibiciraho, bagasuzugura n'amagambo avuze? Nimumbwire, uyu muti iki kibazo tuzakibonera umuti gute? Reka njye mbere. Ati Rusukumo ntiyavugaga sensi ndi kubwa Theodore, ngiye kubaza abantu babanye nawe, bari kumwe nawe igihe mwahungaga mugana Kongo, ko ubuhanuzi bwari bwamuvuzeho bukamusobanura. Ndeka mbabaza, aho mwari mwerekeje mwatubwira niba yarapfuye asenga iyo Mana nibura?
nimumbwire yaba yarapfuye asenga Imana. Ibi ngibi byamagayane sindi ku bwabo Theodore uyu nguyu wakurikiye Habyarimana yari amaze imyaka 5 afite ubwo buhanuzi mu biganza bye, yarabwumvise babujurajura babuhanahana babubwirana abaperezida aranabusoma ageze ku buyobozi. None nimumbwire ko yapfuye amaze amezi 3 nako amaze amezi 3 ko yari amaze ku ngoma, yaba yarigeze agarukira Imana? Abanyagasuzuguro gusa. Perezida wa mbere asuzugura amagambo y'Uwiteka, uwa kabiri asuzugura amagambo y'Uwiteka, uwa gatatu rusukumwa nawe asuzugura amagambo y'Uwiteka. Iki kibazo Imana ifitanye n'abayobozi ishyiraho ku butegetsi bw'u Rwanda tuzagikemura dute? Kizakemuka gite? Nimumbwire. Yigeze yiherana n'Imana ryabo? Yigeze yubaha ryabo? Tegetsi b'u Rwanda nabaga ngo mupfiki n'Imana. Niba mugiye ho mwagiye mubanza mukabaza ngo iby'Imana yavuze ko tugiye gusimburana, ko tugiye kujya, mwagiye mubanza mukabaza ko hari abantu baba babitsa amabanga y'iby'Imana iba yavuze kugira ngo munibura mumenye uko mwitwara. Reka tuvaho ngaho. Uwo muperezida muvuyeho, mvuze ibya Kayibanda, mvuga ibya Habyarimana, mvuze ibya Rusukuma ariwe sindi ku bwabo Theodore. Abo ni abaperezida bayoboye igihugu. Muri Israel umwami yajyagaho agakora ibyangwa n'Uwiteka. Nyumvire n'Abanyarwanda identique, nta n'umwe kandi Imana itagize ikivugaho. Tujya kuri Bizimungu pasiteri, Imana yarebye iramwitegereza isanga n'ibihwahwa. Isanga n'ibihwahwa. Niko pasiteri Bizimungu wowe Imana izamfashe numve n'iki kiganiro. Wari umuyobozi wawe mu ishyaka rya RPF, winjiyemo nyuma uyobowe iby'Imana yamuvuzeho Kanyarengwa, urabiyobewe aka kanya uribagiwe. Imana ivuga n'icyo azazira. Ibyo yabizize ukiri aho ngaho ureba n'amaso yawe. Imana iguha kabarore, urabyitegereza urabireba. Yavuze ko azazira indaramabuno, urabizi neza ibyo byose byapanzwe nuko byapanzwe kuzageza igihe apfuye. Ibyo byabereye imbere y'amaso yawe, urabibaza, urabibona nako. Reka Imana ikwite bihwahwa koko imbere y'inteko ndakwibuka by'ubwanjye nkurikirana ibyarimo kubera ku nteko. Ujya kuvuga umuntu nka perezida ugatangira ngo madamu wanjye ngo atunze ibi, ngo ibintu atunze ngo dore aho byavuye, dore amakamyo, dore imodoka, amafaranga ko yatse muri banki, urarondora byose uravuga. Niko wakuroze ninde? Ibyo ninde wari ubikubajije? Ninde wari ukubibajije? Watangaga abagabo biki? Nta n'isoni ugira. Ntazo. Iriya jambo avugira imbere iriya nteko ni ijambo ry'umukuru w'igihugu. Nta soni. Ni ijambo ry'umukuru w'igihugu. Nta bajyanama ugera wagiraga? Ntabwo wari ufite? Nta sekretari wari ufite ko sekretari ashinzwe gutegura ijambo rya shebuja? Uri ujya kuvuga ibintu bibiterekeranya nka kuriya? Umva pasiteri Bizimungu, uri bihwahwa koko, uri bihwahwa. Ubuhanuzi bwa Magayane bwakuvuze ukuri. Yavuze ngo iki Magayane? Ibyo wasomye neza uzi birantangaje cyane kuba ndimo kuvuga ibi bintu mu mwaka wa 2023 mu biryamanye je nabibonye mbihawe n'abasirikare mu 1994-95 barimo kunyereka ngo ari kubundi Abanyarwanda kuki batumva ko Habyarimana yaburiwe ntiyumve, ukagira ngo mwe murumva ku ngoma yawe. Magayane yavuze ngo hazafungwa abantu benshi. Ariko niko byagenze cyangwa siko byagenze? Mbwira. Twabonye abantu benshi bashyirwa muri za gereza. Yanongeyeho aravuga ngo wowe bihwahwa wakuruzirwa kwa Habyarimana, mwene wabo nawe wo hakurya y'iwabo
abo bantu bazafungwa ku ngoma yawe ari benshi, amaherezo nawe uzabasangamo. Ni wabasanze bose, wabasanzemo uzira umunwa wawe, ntabwo wabasanzemo. Reka Uwiteka kwiteba iwawa koko. Ubundi kandi byaba bitangaje biteye n'agahinda niba wowe Pasiteri Bizimungu ahantu uherereye uyu munsi utarimo gusenga Imana. Ibyo byumva byaba binambabaje, ndamutse sinkeneye no kumva n'amakuru yawe. Uzasenga cyangwa se uzabyihora, n'ubundi wananiye Imana. Wowe warinze winjira gereza utakagombye kuyinjiramo, warinze uyinjira utakagombye kuyinjiramo. Agasuzuguro kanyu niko kazajya kabakoraho. Ndabwira abakozi b'Imana bari muri Gisenyi na Ruhengeri, mutabare mugende musanga Pasiteri Bizimungu, mumubwire ngo Uwiteka kongeza agahe ko kubaho. Wakwihanganye kwa Yesu agutegeye amaboko ukamusanga ukamwiyagurira, nibura igihe cyawe cyo kuva muri uyu mubiri ukazagenda uri umuntu w'Imana. Pasiteri Bizimungu, iyo nama nkugiriye siyo? Ntabwo ariyo koko? Wagarukiye Uwiteka wowe kabyarawe ko nkwinginze. Magana avuga ibya Kayibanda ntarakihana, Magana avuga ibya Habyarimana ntarakihana, Magana avuga ibya Sindika ubwabo ntarakihana, Magana avuga ibya Bikwehwe Bizimungu Pasitori uyu munsi sinzi niba yaragarukiye Imana. Aka gasuzuguro k'abaperezida baje bayobora u Rwanda, nzaba ndeba ibyanyu, nzaba mbireba. Magana noneho ntabwo yaciriye aho. Magana yavuze n'ibya RPF, ibya FPR Inkotanyi kugeza none maze avuga inshuro enye ko ari ubutegetsi bw'abavantara bazigera iki gihugu barangiza bakazakivanwamo nk'ubufindo. Njya numbona no ku mbuga nkoranyambaga mutukana muvugana nabi ngo twebwe ngo batwita abavantara. Uramenye ntagire umuntu uzikoma ngo akwise umuvantara. Ni Imana yabibise irebye ibikorwa byanyu, nayo ubwayo yibaza ati aba ni Abanyarwanda bakora ibibi bingana gutya bakorera bene abo Banyarwanda. Irangije irababatiza iravuga ati murabavantara koko, murabavantara. Ntabwo mwakagombye kuba muri Abanyarwanda ngo mufate Abanyarwanda mubakorere ibyo namwe murimo kubakorera ubu ngubu. Ibitarakozwe ku zindi ngoma izi zababanjirije nubwo nabo batubashye Imana, ariko mwebwe bikubye n'inshuro 1500. Umuperezida warambye kuri ingoma ya FPR Inkotanyi si Jenerali Major Paul Kagame. Umva ibyo aya Magayane yamuvuzeho mubyumve neza. Ariko ndashaka kubanza kubabwira Yehoyakini amaze kuva ku ngoma yahise asimburwa na Zedekiya. Mw'abantu b'Imana mwari muzi ko Zedekiya yakoze ibintu bibi, akora ibyangwa n'Uwiteka. Igihugu cyuzura ubugome, igihugu cyuzura amacakubiri, igihugu cyuzura ibibazo. Nyuma guterwa mu mwaka wa 586 bahaye itegeko umuyobozi w'ingabo ni Nebuzaradani niwe wongeye kugaruka. Baramubwira ngo kiriya gihugu kubera agasuzuguro kake genda ukubite umujyi wose utwike, ushyire hasi imitini, imizaribu, inuza ingano, ibyo byose ukongeza amanuza urusengero rwabo ushyire hasi, amazu yabo ushyire hasi. Muzi ko igihugu cyasigaye ari amatongo aho RPF nayo igiye kuroha igihugu, ugiye kugisiga mu matongo kubera agasuzuguro ko kutumva Imana. Oya, mwasabye ngo mbibabwire kanze mberurire. Giye mbabwira nkuragaho ukuntu nawe nzacikirira ukira ku busuzuguro Uwiteka Imana igihe ubwanjye nubansenga ntabwo nzigera nkorohera. Nzakubwira ngo ubwire n'akari murore n'ibyo uzahura nabyo. Ibi mbabwira ni amateka y'Abanyarwanda afite guhera muri 1995. Koko ntawe ujya asoma ngo arebe ibyamuvuzweho nibura ngo arebe ukuntu yagarukira Imana. Wapi yise ngo iki Kagame Magayane yamwise Rwabujindiri burya ntiruhage ngaho
yavugaga ko Kagame nubwo azatunga ibya mirenge ku ntenyo akarya ibiryo byiza nk'ibiribwa n'abaperezida atazigera yiyongeraho n'ikiro na kimwe, atazigera abyibuha. Ngaho nimubwire ko yamubeshye none, mumbwire ko yamubeshye. Abamubonye imyaka yose amaze ku ngoma, hari n'ikiro mubona yigeze yiyongeraho? Niba hari umutegetsi mu bategetsi b'u Rwanda Imana yatumye abahanuzi benshi itatumye abahanuzi itigeze ituma muri mbere, itigeze ituma kuri Kayibanda, abitatumye kuri Habyarimana, abitatumye kuri Sindi ku bwabo, abahanuzi itigeze ituma kuri Ntuza kuri Bizimungu, abahanuzi umurundo utabara yabatumye kuri Perezida Kagame. Baba bagiye kubivuga, ababivugiye ku mbuga nkoranyambaga, baba n'abamusanze bahembwe iki? Abatarishwe bahisemo guceceka burundu, abataracecetse burundu bahunze igihugu, baramongana baragenda. Ibyo ni ibikorwa byo kwitura ariko reka babwire, na n'ubu turacyahanura, turacyavuga, ntabwo muzaducecekesha, ntimuzanabishobora. Nimunamura icumu, mwihiga abantu b'inzirakarengane Imana ibatumyeho, nimutegereze maze Yesu natunguka ku bicu ati wajyaga kudutumaho ushaka iki, maze murwane nawe. Rwose nicyo mbisa, mureke gutwica, kugirira nabi, guhohotera ab'Imana itumye. Nimutegereze Yesu muzamukubite, nababwira iki? N'ubundi yigeze kuza hano muri iyi si, abanyabyaha ibyo twamukoreye murabizi. Wenda umujinya wose mufite mugirira abantu b'Imana baje kuvuga iby'ibitari ibyabo ibyo batumwe, nibura abari bo muzitura Yesu. Rwose nimukora icyo muzamukoze neza, ariko muve ku nzira karengane zitumwe intumwa ntacyo yakagombye guhomba. Dore rero iby'Imana yavuze ku ngoma ya RPF, mutega amatwi noneho nabyo nze mbimuzi n'imuziko. Yavuze ibintu bikurikira. Icya mbere, Imana yabahamije ko mu butegetsi bwanyu mutazajya mugirwa inama, ahubwo muzajya mukurikiza ibivuye mu busazi bwanyu. Mbabazi abateze amatwi ibi ndimo kuvuga. Ubu buhanuzi bwarasohoye RPF, ubuhanuzi bwarasohoye cyangwa ntabwo byasohoye? Kubaho mutumva inama z'abandi, kubaho babagira inama ntimubyumve, babagira inama ahubwo bagira inama mukabafata ko ari abanzi banyu, ataba abantu bazajya bakora ibivuye mu busazi bwabo, nta kindi. Ngiki Imana yabavuzeho. Uvuga ko bitabaye ubwo buhanuzi butasohoye ngahabimbwiye. Ikindi cya kabiri Imana yabavuzeho, yavuze ngo kuri ubu butegetsi Magana barabwiye bavuga ngo nabonye n'ubayoboye ari abantu babayeho barya akaribwa n'akataribwa. Ubutegetsi burya akaribwa n'akataribwa, reka tubisuzume neza. Niko Kambabazi, jya mu bihugu bya East Africa, umanuke muri SADC, uzamuke muri CEDEAO, wenda dufate ibihugu bya Afurika byonyine, mumbwire igihugu gifite imisoro, gitangisha imisoro abaturage nk'icyo Rwanda, ntacyo wabona. Ndabibabwira, mwazungurutse East Africa yose, ibihugu bya CPGR mbizi, ibihugu bya SADC mbizi, nzamabanga n'amateka y'ibihugu byo muri Afurika by'intuza byo muri CEDEAO byo mu majyaruguru. Ni ikihe gihugu cyashyizeho imisoro ihanitse y'ubwoko bwinshi nk'igihugu cy'u Rwanda? Wakivana he? Dore ikindi kuri icyo cyo kurya akaribwa n'akataribwa, mwambuye amasambu ku gatuza, ku gitugu, mubyambura abaturage ku ngufu, agira ngo uranakopfe bakakwereka. Inganda z'abandi mwahombeje n'izo mwabohoje zingana iki? Ibinyabiziga mwateje muri cyamunara mubyambuye abantu bingana iki? Nimunsubize. Ibisambo byarigishije za miliyari na za miliyari mu bigo biyoborwa na leta, wafunzwe ninde?
ninde ko paka yirirwa ivugwa ariko paka ubundi wafunze uwo munwa wawe wafunze uwo munwa wawe ukicecekera ko n'ubundi ibyo urimo gukora ko ntawe ubyitayeho uzajya ugaragaza hanyereye miliyari 8 hanyereye miliyari 9 iki kigo cyarahombe ninde wigeze ubona bafata bagafuka wafunze uwo munwa wawe amabanki ya Kongo mwaviduyemo amadolari n'amamiliyoni y'amadolari akinjira mu gihugu mwebwe ubwanyu mukivamo mukajya mubitubwira angana iki amabuye y'agaciro amatoni n'amatoni mwasahuye Kongo yamariye icyo abanyarwanda babuze kuba bicwa n'inzara ewe ubwoko bw'imisoro mwashyizeho kuri utu ndibuka nigeze kujya imbere y'umusuyunuza y'umuntu wo muri Rwanda Revenue nari ngiye gusorera akantu kanjye studio yanjye aranyitegereza maze arambwira ngo uzajya utanga aya ku gihembwe ndavuga ko wa mugabo uzi kububwira ari umunyacyaro ari umuturage utazi ubwenge niza accounting niza taxation nsobanukira n'iby'imisoro uhereye kuki ujyana ayo mafaranga studio yanjye izajya itanga muzi ikintu yashubije yarambwiye ngo niba wumva udashoboye kubikora uzave muri ubwo bucuruzi ubwihorera icyo ni igisubizo koko uri ikigoryi numva n'icyo kintu uzamenye ko ntabwo mbona ko n'amashuri wize arayubusa urafata umuntu wize taxation ugafata umuntu wize nuza economy mfite notion za accountability nzi ibintu ukuntu bikorwa ukajya kumubitira forfe wajya bikora abaturage ariko abantu bize ntubakorere nuko nyine niyo mikorere niyo mwemere bantu muyoboka mwayobotse muri mu butegetsi bwa RPF Inkotanyi kw'iby'Imana bavugaho ari ukuri ntabwo yababeshyeye murarya karibwa murarya nakataribwa murakusanya ibyaha mugakusanya ibyaha inda zanyu ntabwo zijya zihaga ndabavuga uko muri reka mvaho ngaho Uwiteka avuga ko muri abicanyi Uwiteka abahamize ko muri abicanyi ni mu gimpaka reka mbabwire niba muzi ubwenge mutega amatwi mwumve bibi muhindure ingeso cyangwa se mubyihorere niba muvuga ngo ntabwo mwica mushobora kuvuga ngo aratubeshyeye twebwe ntabwo turabicanyi niba mutica mushyigikiye abicanyi noneho ubuhamya bw'abasirikare mwakoranye mu bana bwirirwa bucicikana mwebwe ntimubumva burabavugaho iki burasobanura iki iyo umuntu ababwira ngo muri iki gitero naraha mwishaba muzingira bamubakira nigeze nganira mu gihugu kimwe n'umuntu narengezeho w'umunyarwanda tuganira iby'Imana byakira neza yari afite ihungabana riteye ubwoba hejuru y'ibyo yakorokotse yavuye mu ntumbi z'abantu 80 mwari mumaze guhitamo ni mu majyaruguru arambwira ngo nubwo ubutegetsi bwahinduka i Kigali sinshobora kuzasubirayo nzakomeza ngenda najya za Gabo najya za Benin najya wenda muntu uza muri Kamerune ariko sinzongere kubona igihugu cy'u Rwanda nabwo abuvumo bw'ikanama buriya bwatikiramo ibihumbi n'ibihumbagiza mwari muzi ko hari babiri bamusohotsemo bari batunzwe no kurya imirambo y'abantu kugira ngo bazaba ari inkuru ntabwo ngo niba mutica mushyigikiye ubwicanyi kuko ntabwo mufata inkozi z'ibibi ngo muzifunge bivuze ngo muba mubashyigikiye amazi mukoramo iyicarubozo hirya no hino mu gihugu ninde uyayoboye usibye ko abanyarwanda wagira ngo ntibashaka kuvuga ibibi bakorera baba abanyamahanga baba abanyarwanda abo bose barabivuga bakabyerura abantu baburirwa irengero leta ibikoraho iki nimutubwire kuko twese muri abanyarwanda ndundi twese turi bamwe
twese turaziranye. Ababurirwa irengero uyu munsi byatangajwe ko byatangajwe umuryango urariza urihanaguye undi urariza urihanaguye. Ni iki mubikoraho? Nimuruca namwe mukarumira? Niba mutarabicanye nkabo mwigeze mugaragaza babigizemo uruhare? Abantu bagwa mu maboko y'inzego z'umutekano noneho bikamenyekana. Niko Transparency International Rwanda wigeze uhamagaza abandi ngo basobanure icyo kintu. Nama ishinga amategeko, nubwo ndavuga abasenateri, nama ishinga amategeko, ni bande mwigeze muhamagaza mutabano bakamije kugwa muri gereza? None nimuza mwisobanure wenda kugira ngo muhuma amaso igihugu cy'impumyi muyoboka. Ni he impunzi mwirirwa mwicira hanze hirya no hino zingana iki? Iyo perezida ahagaze imbere y'abantu akivuga ibigwi by'abantu ahitana, mwebwe mwaba inama ishinga amategeko mubwira ngo ibi bintu uvuze ntabwo ari byo, ntabwo wakagombye kuvuga gutyo. Igihugu cyose kigakoma amashyi. Aho mutarabicanye ni he? Uwiteka avuze ko murabicanye, murabona beshya? Nsubiza urimo kumva iki kintu ndimo kuvuga. Niba Uwiteka avuze ahamya abanyarwanda n'ubutegetsi buriho ko ari abicanyi, yabeshye. Iki cyumweru iby'umugabo witwa Kazungu birahitinze. Ubu Kazungu rero niba mubonye ari umwicanyi muri kiriya gihugu mwamwihaye, reka sinakubwira ni urimo kuvugwa ni urimo guhitirwa. Mufite abagome benshi, mufite abicanyi benshi cyane. Ikigoryi cy'imisatsi kidasokoza cy'igicucu. Ubwo ndavuga kuri Dachaveri, icyo ndimo kuvuga uracyumva neza. Nabo barimo kumva imvugo ndimo kuvuga barabizi. Umuntu arica agahera muri 90 akageza mu mwaka 2023 yica amanywa n'injoro. Leta ikamurebera ikamwihora ikamucingira ikibaba ikamuha kuyobora ikigo, akayobora safe house agatikiza abantu. Mva buretse munsi Imana yakogosha ibyo bisatsi uzabona ko itagikina n'abanyabyaha, kandi izakogoshanya na byashoboje. Mbikubwire iminsi 10 n'ingahe ntirangiye. Ubu 20 ntigiye kuzura. Ubu twakagombye kubona muri RIB, munyumva neza, muri RIB bakazungu bose bo mu gihugu baratoratowe kabiri. Wumve kugira ngo abantu b'abacamanza baze kwirirwa babaza ubusa bavuga nk'abantu b'ibicucu batigeze biga ubucamanza, nibaza na diplome zabo aho bazitoraguye bikanyobera. Twakagombye kuba ubu ngubu turimo kubona ibi bintu bidasanzwe. Ubwa mbere bakazungu bose baramaze gufatwa, bari muri gereza. Bakaba uyu munsi batwereka ko za modoka zajyaga zisimburana kwa Kazungu buri gihe zifite ibyo ziza gutora, ubundi ziza kumutora agenda nk'uko byageze mu itangazamakuru. Abo nabo bari muri gereza barimo kubazwa neza icyabagenzaga ngo ni ikihe. Gatatu, munyuma neza, dogiteri n'abadogiteri bafatanya babika ingingo z'abanyarwanda birirwa bitwa ku manywa na n'injoro, muhemukira muvanamo inyama mujya kuzigurisha. Twakagombye kuba uyu munsi tuzi ngo ni kanaka bamaze gufatwa, ubu bari muri gereza. Babikorera iki? Umuyobozi w'ibitaro zirimo amafurigo abika izo ngingo. Ubu twakagombye kuba twaramaze kumutangarizwa tayari, RIB tubwira ngo yamaze kugera mu maboko yacu. Minisitiri w'ubuzima kubera ko ari ukuvutsa ubuzima abaturage, dogiteri w'inkozi z'ibibi,
ushyigikira abagome n'abicanyi. Ubu nawe kubera icyo kibazo wakagombye kuba warahambiriwe deja uri muri gereza. Wana ntabwo wagombaga kuba uri mu minisitiri w'ibintu w'ubuzima, bakakuba amatabi gatangazwa ngo abo bantu birirwa bakuramo ingingo barabafata bakabahambira ku ntebe bakazibavanamo bumva. Wowe wagufata nawe akakubaga akakuvanamo impyiko akakuvanamo umutima wumva urumva byakunezeza? Kuki udaha agaciro akababaro n'agahinda k'abanyarwanda wamaze kumva ko bakora ibyo bintu? Nibura ngo nawe ufashe abadogiteri babirimo bafatwe bafungwe. Ubwo rero niba umugati ubura mu Burayi cyangwa se ugahenda minisitiri akegura, wowe wakagombye kuba tayari warageze muri gereza hakiri kare. Minisitiri w'ubuzima niwe ndimo kuvuga. Abakozi bo ku bibuga by'indege bapakira cyangwa se bapakurura imizigo bafasha mu gikorwa cyo gusaka, namwe mwakagombye kuba muri kuri gereza, kuko izo nyama z'abanyarwanda zibanyura mu maso mukazireba kandi mukaba muzi diru n'abayikina. Ikindi cya karindwi, mwumve neza, serivisi za immigration, ngo navuga abazikoramo departement yabo bashinzwe abinjira n'abasohoka, muperereza mukamenya ngo umuntu ajyanywe n'iki, agiye gukora iki, agiye ajyanywe iki. Ibyo mvuga murabizi neza. Namwe ubu mwakagombye kuba ikisaha ndimo kuvuga mwamaze kuri gereza. None se abundi se murafungwa nande? Ahubwo murafungwa nande? Ninde uri bubafunge? Maze Imana avuga ngo murabicanye mugatangira kunana no gushaka kugira ngo ahubwo uvuze ko murabicanye aba ari we mwica. Abahagarariye kampani y'indege zitwara ibyo bintu, zitwara izo nyama, zitwara izo piyese z'abantu, ubu se ko tutarumva n'umwe nibura wagiye kubazwa? Ko tutaramwumva mumbwe ko tutaramwumva. Namwe mukora izo kampani z'indege nabo bakagombye kuba tayari ubu muri gereza murimo. Izo nyama uko tubizi ziragurishwa. Nabaze nkurikira ejo bundi ku bihugu byo hanze, umugabo arimo gutanga miliyoni 5 z'amadolari ku mpyiko ye bagombaga kumuhindurira. Ayinginga kuri miliyoni 5 ziza no kuzamuka zigeza kuri 20, ariko kugira ngo arebe ko yaramira ubuzima bwe. Bigaragaza ngo ingingo z'abana b'abanyarwanda zicuruzwa zinjije amafaranga menshi, amafaranga y'ubwo kumva atabarika. Minisitiri w'ubucuruzi we, ubucuruzi bugakorerwa mu gihugu hicaye nta n'isoni ufite, ukumva ngo baragurisha abantu, baragurisha ingingo zabo. Uri minisitiri w'ubucuruzi, nawe ntiwinjira muri iyi dosiye kuva utarayinjiramo iminsi imaze kugera hafi kuri 20. Fata n'uwo minisitiri mushyire gereza, funga, mumufunge, mushyiremo. Abayobozi bo mu nzego z'umutekano, ndavuga polisi n'antuza n'abasirikare bashinzwe iperereza, baba bazi nimba mwigeze mufunga muvuga ati uyu muntu afitanye isano n'ibi bikorwa, ashobora kuba abiziho. Ninde mwafunze? Mwigeze mumutwereka? Mwigeze mumwereka abanyarwanda? Kandi ubwo mubikora munsi y'amaso y'Imana, mugira ngo byose ntabwo irimo kubikurikira, ntabwo irimo kubireba. Murishuka. Iyi minsi 10 ishize, irenga 10 ishize, Perezida wa Repubulika niba atari umufatanyabikorwa muri icyo gikorwa, kuki atigeze ahumuriza abanyarwanda? Wenda ngo anababeshye ngo icyo kintu tukirimo tugiye kugisuzuma, ndasaba inzego zose zibishinzwe kugira ngo zihagurukire icyo kibazo. Reka nkubwire nawe Perezida, nkubwize ukuri, ubu Sena n'abantuza n'abadepite bakagombye kuba barakweguje urengeje iminsi 7 utari warigeze ugira icyo ubwira abaturage. Ureba abandi ba perezida iyo hapfuye umuturage umwe, 2, 3 ukuntu bahagurukira icyo kibazo kandi bakakijyamo. Uricecekeye, waracecetse, waratuje. Kambihorere nanjye reka mbihorere. Reka mbihorere. Niba Uwiteka avuga ko muri abicanye, ni ngaho ndi mu bihakane noneho turebe.
mukurikije ibimenyetso by'ubwanjye n'itangi ni mu bihakane turebe mu bihakane. Icya kane, Uwiteka avuga ku butegetsi bwawe, aravuga ngo ahantu hose cyane cyane gereza hazaba humvikana imiborogo n'amarira. Niba mbeshya ibyo mvuze bikaba atari ukuri, hera no muri uwo murwa, uve ku bacuruzi, ujye ku banyonzi, ujye ku bamotari, ujye ku bashoferi, ugere ku bakora mu nzego zose, ujye ku barimu, ujye ku baturage bahinga, ujye ku makoperative. Nudasanga bari ujya no muri gereza, nudasanga bafite agahinda, uzavuge ko ibyo ndimo kuvuga noneho ndimo kubeshya. Icya gatanu, Imana yatangaje ko ubutegetsi bwa RPF buzarangwa n'ubushotoranyi. Nyumvire, buzarangwa n'ubushotoranyi. Nta gihugu na kimwe cyo mu karere na kimwe mwumvikana, nta na kimwe. None se nigeze nkana mbabazi ubuhanuzi bwarabafashe, bwarabakaciye, mwabuguyemo, murabona mwe bimeze bite niba ubuhanuzi butarabafashe? Ariko kuki mwanga Imana mukanga n'ibyivuze? Ubwo banyirabayazana kugira ngo mwe mutumvikana n'ibihugu byose muturanye, iyo nibura mubafata mukabafunga, noneho u Rwanda rukabana amahoro n'ibindi bihugu. Niba Imana yavuze ko muri abashotoranyi, ngaho ni muhakane turebe. Hakana turebe. Icya gatandatu, Uwiteka atangaje ibimenyetso byo kurangira kw'ingoma yabo. Umva nabyo nze bibabwire. Ati bazasubiranamo abicaye ku ntebe. Nimumbwire niba bihari cyangwa bidahari. Nimumbwire. Atanga ikindi kimenyetso cyo kurangira kw'ingoma yabo. Aravuga ngo umubyeyi azajya yikeka umwana, n'umwana yikeka n'umubyeyi. Abantu bazabaho bacengacengana, buri wese abona muri mugenzi we ari bumwitange, buri wese ari mu Imana irababeshyera. Murabihakana turebe. Kugeza ubu nta muntu mu gihugu wizera uwundi bitewe n'iriya politike mwazanye ngo buri muntu wese abe ijisho rya mugenzi. Umwana aratanga nyina agatanga se agatanga sekuru agatanga umwana we, umusirikare agatanga umupolisi agatanga umusirikare, umutegetsi agatanga mwene wabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga agatanga, ubucuruzi agatanga. Mbega igihugu. Ikindi Imana yatubwiye ko tuzareberaho guhirima kw'ingoma yabo. Imana yaravuze ngo muzamamara, mutumbagire isi yose, mumenyekane. Ngo ariko mwageze mutumbagira muzamuka mujya hejuru, amahanga yose yirirwa basingiza, niho muzamanukira aho mwari mugeze, maze nayo nirangiza izibashyire hasi kugeza ubwo muzaba ruvumwa, isi yose ikajya ibavugiriza induru. Ariko reka nze mbaseke, amenyo ni amabuye koko. Ibi ndimo kuvuga murabibona cyangwa ntabyo mubona? Areke Imana ni igitangaza koko. Umva Mana we, nzakwemera. Iravuga ati guhirima, amagana yasize abivuze. Aravuga ngo guhirima k'ubutegetsi bw'iyo ngoma, bw'abo bavantara, bw'abantu baje bakitiza igihugu ariko bakazakivanwamo bitewe n'imico n'agasuzuguro kabo. Yavuze amagambo akomeye. Aravuga ngo umuzungu wabicaje kuri iyo ntebe niwe uzahindukira yibavaneho. Eko mwari muhagarikiwe n'ingwe. Amerika cyamuridagadura pe, muca ibiti n'amabuye, umva murarimbura karahava, irabacukije, none igiye kubaryoza ibyo mwakoze kandi bimwe na bimwe mwarabifatanyaga. Nguko ubambisi ntagenza ate? Namwe mwanyagirwa munsi gutura munsi y'ikirere, namwe mwanyagirwa mwaracutse. Icara muzi ko Amerika yabacukije, nta n'icyo mukina apfana nayo.
noneho mbibabwire, umva yewe mugore utagira ubwenge, ntega amatwi mugore utagira ubwenge, ku gisasiro cyawe, kuri matera yawe ya Rwanda fomu nziza, uyu munsi bakimara kugusenya haryamye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi guteka neza, ifite n'ibyiteka, ifite n'ibyitanga. Wewe amaze gusendwa wagiye ku ruhande, mana uri igikenya. Yaba wabwiraga abantu bumva, wenda abanyarwanda bene wacu bakira, ariko biri kure yo gukira. Kamabwire, iyo ibara riguye biba birangiye, biba bishoje. Warihambira ukarituna nka bamwe njya mbona baritura ukabona ryahagaze, uvanamo isutiye rikagwa, ibere ryaguye biba birangiye, riba riguye. Kandi umwijuto w'ikinoho ujya wirata imvura itaragwa, ariko iyo imaze kugwa cya kinoho uragishaka ukakibura, ariko RPF nkubatse kumwijuto w'ikinoho ushira imvura iguye, nta bitonyanga uratangira kumva. Ubu wowe niba ufite amaso areba ntacyo ubona, cyangwa uravuga ngo ni musase n'iryamire, nta kibazo inzu ifite kandi yaramaze gufatwa, yaramaze gukongezwa. Natangajwe n'amagambo Kenisi wo kuri TV na Radio 1 yabajije abazi ibisa n'ibi ngibi by'abo bwanjye ndimo kubabwira. Igisubizo cyasubizwe mwese ni mukizi, mugenda muri za record murebe ngo ibintu ni amahoro, muryame mu namahoro, nimurangiza kuryama munizigure, mwongera mubyuke muryame, nta kibazo gihari. Nacyo Yeremiya mwijwi ry'intumbi y'imbaragasa, noneho mbabwire, Yeremiya mwijwi ry'intumbi y'imbaragasa aratubwira ko nta mahoro y'abanyabyaha, kandi niko biri. Ayo Yeremiya mwijwi ry'intumbi y'imbaragasa yaratubwiye ngo nta mahoro y'abanyabyaha, uko ni ukuri 100%. Ezekiyeli mwijwi rya kavuzanduru, Ezekiyeli mwijwi rya kavuzanduru arababwira akaberurira ko marayika uzanye inkota mu biganza bye, ko yamaze kugera ku rugi, aze guhera imbere y'urusengero, imbere y'isinagogi, abasaza rukukuri, abakecuru, abagore, abagabo, inkumi, abana bato, bose iyo nkota batazayicika. Ariko murumva, hari umwe mu bayobozi ba RPF yigeze kunangaza tuganira, arambwira ngo uzi n'ibindi, turakomeye cyane, tuzayobora iki gihugu imyaka 100 izashira tutarasimburwa. Ndamureba mbura icyo musubiza, kuko nabonaga ari ikigoryi. Magana bisubiramo inshuro 3, atabo bavantara bazakurwaho nk'ubufindo. Reka nibariza RPF, ubufindo muzi icyo ari cyo? Ngaho noneho nimufindure. Urabona uri ku ntebe wicaye imyaka irenga 30, reka bari kumvuga. Iyo witegereza neza RPF we, urabona usigaje amazuba angahe? Urabona usigaje amazuba angahe? Aho mugeze mufata perezida ngo ni murumuna wa Yezu, ngo umugore we ngo ni murumuna wa Bikira Mariya. Iyo murebye mukurikije ubuhanuzi buvugwa ku ngoma yanyu, ni nayo natinzeho, kuko niyo turi mu bungu. Murabona musigaje amazuba angahe? Nangahe? Nabanye ukuntu mu myaka yashize, mu cyumweru kimwe gusa nyakatsi zose zari zibaye amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Numirwa, uzi ko twasigaranye imvugo ivuga ngo bye nyakatsi. Uzi ko iyo mvugo twayisigaranye da,
dore uko ubufindo rero bukora, dore naho bihera. Kambabwire, umuntu wari wafashe fredo mission cyangwa se yari yagiye mu mission mu gihugu, akagaruka nyuma yuko mbere yuko yagiye mbere yo gusenya nyakatsi, akagaruka hashize nk'iminsi nka 30, ukwezi kumwe, ntabwo wabasha kumusobanura uburyo nyakatsi zacitse mu gihugu ngo abyumve, kuko nyine ni nk'ubufindo byabaye mu kanya gato ibintu biba birarangiye. Nkotanyi gusuzugura Imana, mugapinga ibyavuzwe ku ngoma yanyu ubwo mwafataga ubutegetsi, nimuce bugufi ngo musenge mwitondere icyavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka. Ngiki cyatumye ibikorwa byabaranze byinshi ari ubugizi bwa nabi gusa, kuva mugifata ubutegetsi kugeza none Imana igiye kubatumuraho ikabubavanaho. Hari ijambo umusaza nkunda w'inshuti yanjye yatubwiye, atubwira mu marenga, atubwira mu gikari, biha agaciro gakomeye. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ati Abatutsi Imana yabahaye ingoma, baze barangije bayigaho imyaka n'imyaniko, basuzugura iyo Mana yibahaye, irayibambura iyiha Abahutu. Iryo jambo yararivuze, yongeraho ngo Abahutu bayigezeho nabo bakimara kuyigeraho ntabwo byakize kabiri, nabo batewe n'umurengo batangira gusuzugura iyo Mana yabahaye ubutegetsi. Icyo Imana yakoze ni iki? Yarabubambuye, irongera ibushyira mu biganza by'Abatutsi. Yavuze amagambo akomeye avuga ngo nta myaka irahaca umuranga Abahutu bari bafite uwo bariho ubu ngubu ubukubye inshuro nyinshi. Ejo bundi naramwumvise mu ijambo riteye agahinda, avuga ati koko ubu tuzahungira hehe? Kongo twari yaratwakiriye mbere, ubuzima izongera twakire. Uburundi ko bari baratwakira, ubu tuzahera he tujyayo? Ni Kenya se? Ni Tanzania? Turase tuzerekeza i Bugande? Muzehe, reka nkubwire izo nzira zose urimo kuvuga Abanyarwanda bashobora kuzanyuramo bahunga, aho hose abo bahungu bazitumyemo, bazitumyemo, none ikirundo cy'amazirantoki cyuzuramo ku buryo ntawe uzabona haca. Umva noneho ngo igisubizo, reka mbegarukije aho ngaho, nibwirire umuntu uzayobora nyuma ya RPF Inkotanyi, mubwire ibi bikurikira. Uzabanza umenye ko aho ngaho wicaye uhaheruka ari Paul Kagame. Kabiri, nawe yahicaye Bizimungu ahavuye. Gatatu, nawe yahicaye Sindikubwabo ari wasimbuye. Kane, Sindikubwabo nawe ayijyaho yarasimbuye Habyarimana. Gatanu, Habyarimana yayigiyeho amaze kwirenza Kayibanda. Ibyo nujyaho sinzi uzajyaho ngo ninde, ariko uzajyaho nyuma y'ubutegetsi azabanza azirikane ngo iyi ntebe buri mu perezida wese yayijyagaho akayisigaho amadayimoni yo kutumva, yo gusuzugura Imana, yo gupinga ibyo Imana ivuze. Uzicare uzi neza ko iyo ntebe ugiye kwicaraho yuzuyeho amadayimoni. Uzicara ubizi. Nawe nuramuka ugeze ikirenge mu cya bagenzi bawe, wowe nta nubwo uzarama mbikubwira. Cyokora ngiye kuguha inama ku buryo uyu munsi niwo wa nyuma ngiye kuvuga ku bibazo by'igihugu nkunda. Niwo wa nyuma. Nuramuka ugiye kuyobora, uzatoza abantu kubaha iyabaremeye. Icyo ni icya mbere gusabye. Cya kabiri, uzicisha bugufi cyane, ubabare urugero rwiza, kandi ubu w'imbere mu gusenga iyo Mana nawe uzaba ubatoza. Wenda ubutegetsi bwarama. Ndakumenyesha icya gatatu, Abahutu n'Abatutsi bahawe kuyobora igihugu
kirabananira. Wowe uyobora nuba uri umututsi cyangwa se uri umuhutu, uzarenge ibyo bigirwamana by'amoko yamunze abanyarwanda, maze uyobora igihugu neza. Icya kane, uzasa n'imitima y'abanyarwanda benshi twarakomeretse, dukomerekejwe n'ubutegetsi twabayemo. Uzazirikana icyo ngicyo, umva ushyireho abagomba gusana imitima y'abantu benshi bazize izi nkoramahano zasuzuguye zipinga Imana n'amagambo batumyeho. Ndumva wumva neza icyo nkubwira. Nawe wese utekereza unaryama karoti yagiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ite kuri ibi bintu. Icya gatanu, uzamere kugirwa inama, icyo uzacyemere, kandi inama zose izo uzumva zikomoka ku bantu b'Imana uzaziha agaciro gakomeye cyane. Ndabigusabye kugira ngo utazakora ibyaha nk'ibyo bene wanyu bakoze. Ndabigusabye, uzagira abantu wica cyangwa se ngo bafungire ubusa nk'ibyakozwe na bene wanyu. Uzabuzume icyo kintu, uzarwane kigabo, uzagikureho. Umva mbwira uwumva. Gatandatu, tuzagufasha mu gikorwa gikomeye Imana yaringanije cyo kuzavumura igihugu cyose. Yarakiringanije. Uzanabaririza neza, uperereze mu bantu basenga. Hari abantu simbakubwiye Imana yahaye gahunda yose y'uburyo igihugu kizayoborwa nyuma ya RPF. Uzakora ibishoboka byose, ubahigire hasi kubura hejuru, wicare wumve ibyo bakubwira, ubyumve. Karindwi, uzagerageze kugarura isura nziza y'abanyarwanda mu mahanga. Mu maso y'abanyamahanga ubu ngubu umunyarwanda arumva afite isura ishobora kuba irutiye Sekibi, bitewe n'ububi bw'ibyo abanyarwanda bakora mu gihugu n'ibyo abanyarwanda bakorera hanze. Uzambabarire, uzagerageze ugarura iyo sura, uzabukoze pe, uzabukoze. Yewe muntu uzayobora nyuma ya RPF, abantu bose uzabakangurire guhinduka mu mitima. Usaba abantu bagufashe gusenga Imana no gutoza abanyarwanda kwiyunga n'Imana no kwiyunga na bagenzi babo. Impamvu mvuze iki kintu ni iki, ni uko mukumbi w'Uwiteka uzabubazwa, kandi byaba byiza Imana ije igapima abanyarwanda ikakubwira ati wanyoboreye neza, abanyarwanda biyunze nanjye, bariyunze na bagenzi babo, barankunda, ngaho mwese nimwegurirwa kujya mu bwami bwo mu ijuru. Nukora icyo uzabukoze neza. Icyenda, ngiye kugusaba ikintu kimwe. Uzamba bari uca akajagari k'amabandi n'abatekamutwe b'abagome bihishe mu iyobokamana no mu nsengero zigiye zitandukanye. Impamvu nta yindi, ni uko niba bagira abayazana w'ibyago byose igihugu cyacu kigiye kugwamo, n'ibyo cyavuyemo byose abanyamadini bafitemo uruhare. Icyacu wenda nze kubagejeje aho ngaho. Aho uzaba uri hose ukumva hari umuntu ukunenze, uzagishima Uwiteka, uzagishima Uwiteka. Kandi ikindi, ntuzakora ikosa ryo gukorerwamo n'abampatsi ibihugu bataye Imana. Uzareke ibyo Imana yavuze ku Rwanda bisore, ruzaba umucyo uvira amahanga yose, maze amahanga yubaha Umuremyi bikomotse mu gihugu cyacu, atari ukugemura ubwicanyi. Si kugira ngo ahantu hari abantu bananiye abandi bakajya batasa n'ibanda babatwikira bahamagaza u Rwanda, kandi buriya muzi ngo ni ishema. Imana irakigaya, kigaya icyo kintu, irakigaya. Muzakora ibishoboka byose, bantu muzabiyobora, muzatuma u Rwanda ruba icyicaro cy'Uwiteka, amahanga yose azamenya Imana bikomotse iwacu. RPF igihe mugezemo ni cya kindi cy'imyaka 120 kimwe Imana yahaye Nowa ikagera